ibaze kuba waraterekanyarira kizabonwa Samatare ngo utabare n'ahandi warangiza ntubone ubugingo. Ibaze kuba warahanuye ugasengera indwara zigacira warangiza ntubone ubugingo. Igihe cy'umukwe cyo kuza ukajya mu bahanjuzi. Kwisobanukirwa bituma duhagarara aho tugomba guhagarara. Kwisobanukirwa bituma twambara ibyo tugomba kwambara, bituma turya tugomba kurya. Shuti bakunzi b'Ikamba TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Ubuntu buva kuri Kristo bugumye ubasage. Umucyo w'Imana barasire kandi amahoro yandi Imana iha umuntu aba mu mutima. Niyo tugusabiye mu izina rya Yesu. Tugusabiye amahoro mu mutima, kuko umutima Satani hari ukuntu awufata akawunyeganyeza, akakwaka amahoro bitewe n'ibigeragezo. Ariko turasenze ngo Imana iguha amahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Reka rero mbashimire mwese inshuti z'Ikamba Karuvari TV, abako subscribe namwe mugiye kuyikora. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Tukashimira abantu bose bakurikirana izi nyigisho zacu, mwese Imana ibaha umugisha. Reka nongere ndarikira abantu nanone gukurikirana ibi biganiro byacu. Reka nongere nibutsa abantu ko dufite amasengesho y'iminsi 7 tuzatangira mu kwezi kwa 11. Ngwifurize kuzayabamo, wazaca kuri iyo nimero utubaza ibyo tuzayakora nawe ubashe kubana natwe. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, tugushimiye ko byose biri mu kiganza cyawe. Nyemerera muri aka kanya njubane nanje n'ungubane nawe, urebeye icano umuha umugisha, uwakoze subscribe umuha umugisha, ufite ishyaka ryo gushyigikira iyi cano umuha umugisha, kandi ubwiza bwawe bube kuri twebwe twese mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganira amagambo y'Imana nise kwisobanukirwa. Intego y'ijambo ni kwisobanukirwa. Kuki umuntu agomba kwisobanukirwa? Kwisobanukirwa ni bimwe mu bintu biranga umuntu wamaze kumenya uwo ari we. Urabona, hari imyambaro twambara bitewe naho tugiye, hari uko dusa bitewe naho tugiye. Iyo umuntu agiye gukora mariage ntabwo yambara ikanzu y'umukara, yambara ikanzu y'umweru, kuko yasobanukiwe neza ko afite mariage. Umusore nawe ugiye gukora mariage byanga byakunda ntabwo ari bwambara umupira, ari bwambare costume, kuko yasobanukiwe ko uwo musari umunsi udasanzwe. Rero Satani ari ukuntu afata ubuzima bwacu akabukura mu kwisobanukirwa, noneho tugahora dusa nkaho tujagaraye. Umuntu yibaza ngo bizagenda bite, araho ngaho aganya arira. Ariko mwene data mukunzi, wowe wamenye Yesu umwami n'umukiza, wowe wizeye ko Yesu ashoboye, ndagira ngo wisobanukirwe mu buzima bwawe. Uraza kubona impinduka mu buzima bwawe numara kwisobanukirwa. Turaza kuganiraho ibintu nka 4 bishobora gutuma umuntu yisobanukirwa kandi agatsinda Satani. Ariko reka tube dusomera ijambo. Evangelii yanditswe na Matayo, ibice bya 25 umurongo wa 1, cyangwa se isomo cyangwa se ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo. Ijambo ratubwiye neza ngo umugani w'abakobwa 10. Reka wumve noneho abisobanukiwe n'abatarisobanukiwe. Birivuze iki? Ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Nimusoke musanganire, musoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, muduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge
barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma y'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Imana itugirire neza. Ngayo amagambo tugiye kuganiraho yo kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa bidufasha iki? Kwisobanukirwa bidufasha gusobanuka no kumenya umugambi Imana ifite ku buzima bwacu. Kwisobanukirwa bidufasha kugira intangagaciro mu buzima bw'ubukristo. Umukristo wisobanukiwe amenya igihe avugira amena, amenya igihe asengera, amenya igihe yiririza, amenya igihe akorera, amenya n'igihe ategerereza umukwe. Dutangiye dusoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice bya 25, turebye abantu 10 bose bahagurutse, bahaguruka kimwe, baje mu itorero kimwe, baririmba muri korari imwe, basengera muri church imwe, ariko bamwe barasobanutse ndetse basobanukirwa n'umuhamagaro wabo. Banamenya impamvu bagomba gukorera Imana. Rimwe na rimwe iyo umuntu amaze kwisobanukirwa, gukorera Imana ntabwo bimugora, gutura ntibimugora, gutanga icyacu ntabwo bimugora, gufasha imfubyi ntibimugora, gushyigikira umurimo w'Imana ntabwo bimugora. Arabizi icyari gukorera. Yamaze kumenya ko gutanga biruta guhabwa. Yamaze kumenya ko icumi nabari cyasarura. Yamaze kumenya ko iyo by'imbuto iyo mbuto irakugarukira. Aha rero bano bantu bose barahagurutse, bari bafite invitation zimwe, bafasha amatabaza baragiye, ariko bamwe bagira ibanga. Baravuga ngo ariko mu minsi igiye kuza hazatera icyorezo, minsi igiye kuza hazaba inzara, reka tubike amavuta, reka tugire amasengesho twibikaho. Niyo mpamvu muri iki cyumweru tugiye gutangira mu kwezi kwa 11 tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 7 kugira ngo Imana y'amahoro yongere igaragare mu ruhande rwawe, mu ruhande rwanjye. Kubera iki? Nuko imbere gatoya amasengesho zatwambutsa abantu batatwambutse. Baragiye rero, bagezeho barategereza. Naho hari ibintu maze imistogereje. Ndabizi waradepoje baguhamagara, ndabizi ukeneye visa, ndabizi ukeneye amahoro mu rugo, umugabo yaragutaye, ariko wavuganye n'Imana. Noneho rero ugomba kumenya aho utegerereje kandi ugasubikwa n'impamvu ibyo bintu bitari byabo. Bahageze basanga umukwe ntaraza. Urumva habaho gutegereza, ariko bategereza bacanya amatara. Baracana ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri baracana, imisi ba myinshi. Noneho uko bacana niko amavuta agenda bashiramo. Ubu hari abantu covid yakuyemo amavuta, hari abantu batagikorera Imana bitewe na covid, hari abantu batagikorera Imana bitewe n'uko isengero zimaze igihe zugariwe, ariko Imana igiye kuzugurura. None se uzasura mu rusengero rugifite amavuta? Ariko abanyabwenge, abantu bisobanukiwe ngo babika amavuta, ngo nuko bagiye kuba bumva urusaku rwinshi, ngo barangije barahaguruka. Umva ngo ubwire mwene data, bahagurukanye icyo bari bafite, bahagurukanye guhanura, bahagurukanye kwizera, bahagurukanye imirimo, bahagurukanye gufasha imfubyi, bahagurukanye imirimo myiza bayiboneza ku mukwe. Ngo nuko abandi barababwira ati ariko se mwaduhaye ku mavuta nditereka reka mujye mu bahanjuzi, mujye kwishakira amavuta, aya na yacu, twarisobanukiwe, tuzi impamvu turi hano. Barangije ngo bagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi, umukwe araza, urugi rurakinguka. Ibaze kuba warasenze imyaka 5 mu munsi umwe ukagwa. Ibaze kuba warihanganye umunsi umwe ikigazi cyagukubita hasi. Ibaze kuba warasenze ukaririmba warangiza ugasigara ntubone ubugingo buhoraho. Ibaze kuba waraterekanyarira kizabonwa samatare mukangutabare n'ahandi warangiza ntubone ubugingo. Ibaze kuba warahanuye ugasengera indwara zigakira warangiza ntubone ubugingo. Igihe cy'umukwe cyo kuza ukajya mu bahanjuzi, my God, waba wararuhiye ko utabonye ubugingo. Niki waba warakoze mu minsi yabo yo gusenga urugo rukakunanira ugeze finali? Ndagira ngo ubwire ngo sobanukirwe ibyo urwana nabyo. Menye neza ko shitani yaje kwica no gusenya no kunyaga, ariko wambara imbaraga Imana izagukomeza. Abakobwa 5 b'abanyabwenge bibika amavuta, barasobanuka, baramenya icyo bagomba gukora. Igihe kirageze binjirana n'umukwe. Uratekereza gute muri iki gihe cya none? Uracyahagaze Imana yagusize? Uracyafite amavuta?
imirimo yawe iracyahari bene data. Reka mbwire abantu bamaze iminsi barasenze bagasengera ibintu babibone, bakiyiriza ntibabibone, ongera wiyirize, ongera usenge, wirekura amavuta. Muririmbye mwaririmbye ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Iyo nta mavuta umuntu afite abigipambara. Reka ngubwire ahantu wamena amavuta mu kanya gatoya wahasanga ubusimba bwaje kureba ayo mavuta. Password ni amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Isobanukirwe ubika amavuta Imana yaguhaye. Hanze hari abahanjuzi, hanze hari abayamena, hanze hari abagabo bazakumenera amavuta, hari abagore bazakumenera amavuta, hari abakobwa bazakumenera amavuta, hari abasore bazakumenera amavuta. Irinde utamena amavuta, irinde udatakaza uwuriwe mu kanya ngako guhumbya. Ejo udasanga Satani yagushize ku mugaragaro maze ngo ababwira ati mwaduhe ku mavuta nditereka. Noneho bagiye gushaka amavuta umukwaraza bakoreye ikizi, baruhiye ubusa. Igihe bamaze basenga, igihe bamaze baririmba, igihe bamaze batura, ntacyo byabamariye. Iyo dukomeje hepfo kwisobanukirwa ni ikintu gikomeye. Tureba kuri 14 ku ijambo ryatubwiye ngo bizaba nk'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umuntu itarante 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Aba bantu yabahaye itarante kugira ngo bazikoreshe. Reka ngubwire mwene data nshuti yanjye, Imana hari ikintu yaguhaye, byanga byakunda. Nubwo utabuhanura ari kurerekwa, nubwo utaba werekwa ari kurumva, nubwo utaba wumva ari kusoma ijambo, hari ikintu Imana yasize mu buzima bwawe. Imana ikeneye inyungu yacu. Ako kazuri Imana ikeneye inyungu yako. Ubwo bwiza Imana yaguhaye Imana ikeneye inyungu yabyo. Irashaka kugira ngo wowe uburushoro bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Imana yaguhaye iyo business, mpamvu Imana yaguhaye ayo maboko. Urafite amaso urimo urareba, amatwi yawe arimo arumva. Abandi bantu nta maboko bafite. Nicyo uzamurikira Kristo, nicyo uzereka Imana wakoze mu minsi yawe yo kubaho. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo wongere usobanukirwe uwuriwe. Niyo mpamvu twagize ijambo rivuga ngo kwisobanukirwa bituma dutegerereza umukwe aho tugomba kumutegerereza. Kwisobanukirwa bituma duhagarara aho tugomba guhagarara. Kwisobanukirwa bituma twambara ibyo tugomba kwambara, bituma turya tugomba kurya. Kwisobanukirwa biduha gutambuka inkendo. Muri mbyaririmbye ngo ndi umukristo nzahora ndiwe. Naho ibyago byatera, naho inzara yatera, nzahora ndi umukristo. Uyu mukobwa yari yamaramaje, yari yisobanukiwe. Eliya ku musozi w'i Karumeli yari isobanukiwe. Habwira abahanuzi babari ngo mubanze, barabanza baricebagura, ariko bigezaho asana igicaniro. Aravuga ngo bimenyekane ko Imana ya Aburahamu na Isaka, bimenyekane ko Isirayeli hari Imana. Umuriro w'Imana uramanuka utwika igicaniro cya Bali. Uwo muntu yari isobanukiwe. Umukristo wisobanukiwe hari ibintu bataguhatiriza. Reka ngubwire ikintu ukora gikora ku mutima w'Imana. Niba waratanze amaturo azakora ku mutima w'Imana, niba waririmbye bizakora ku mutima w'Imana. Izamu isengesho barisobanukiwe. Imana iravuga ngo ninde muntu nkozeho, ninde muntu uririmbye, ninde muntu uri kusaba, ninde muntu uri gusenga, kuko Imana ibifitanye connection nawe. Umuntu wisobanukiwe ntagomba gutakaza ubusabane hagati ye n'Imana. Umuntu wisobanukiwe ntagomba kurekura imbaraga z'ijambo ry'Imana mu buzima bwe hejuru y'amafaranga, hejuru y'akamanyi ku mutsima. Bene data bakundwa, abakobwa ndababwiza ukuri, bashiki banjye ndagira ngo babwire ngo mwisobanukirwe. Umugabo wasengeye mutegereze, umusore wasengeye mutegereze. Menya ko Imana igufiteho umugambi, ntabwo tuzasubira inyuma. Oya, ntabwo tuzasubira muri Egiputa, turimo turajya i Kanani. Twarisobanukiwe, tuzi imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Imana igambiriye kuduhindura amateka, Imana igambiriye kutwubaka no kudukomeza. Satani washaka kudusenya, ariko ntabwo Imana izemera ko dusenyuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana iragukunda cyane. Isobanukirwe, umenye uwuriwe. Wewe watangiye usaba akazi ka 600 none ubonye bitinze uri murasaba n'ak'G5. Wewe watangiye ubyira abantu ko Imana yakubwiye ko izaguha umugabo ukomeye, none uri murumva wasaba n'umugabo ubonye wari we wese. Wakwisobanukirwa, tegereza Imana ko Imana ije gukorana nawe. Isobanukirwe, perime warayibuze, ijuru yibona. Isobanukirwe, imodoka Imana isobanukirwe, Imana izaguha. Isobanukirwe, menya uwuriwe muri Kristo Yesu. Menya ko Imana yatanze umwana w'ikindi kugira ngo igucungure. Imana ishimwe cyane. Nabonye umuntu wisobanukiwe. Reka mbubwire uyu muntu wisobanukiwe.
nawe uraza kumufata y'icyitegererezo. Ni umuntu witwa Yabesi yarisobanukiwe ngo asenga afite izina atakagombye kwitwa, avuga ngo no, ntabwo izina ari iryanjye. Arasenga Imana imuhindurira izina kubera kwisobanukirwa. Yefuta bigeze kumwirukana, bamukura mu muryango, baramwirukana ngo n'umwana w'ikinyendaro, ariko ahageze arisobanukirwa. Igihe kiragera ashaka amavuta, igihe kiragera ashaka imbaraga, igihe kiragera bamwirukanye baje kumuzana, baravuga ati nguru turwanirire n'udutsindira uzatuyobora. Iyo umuntu yisobanukiwe agenda nk'umuntu wiyizi. Iyo umuntu wisobanukiwe harahaticara, iyo umuntu yisobanukiwe harahatarara, umuntu wisobanukiwe hari ibyo adakora kuko yisobanukiwe. Ikambwira urubyiruko, uri umusore warisobanukiwe, niba waramenye uwuriwe, ukaba waramaze gusobanukirwa ikiri muri wowe, ndagira ngo ubwire ngo komeza ugihe agaciro, kuko Satani azagutesha agaciro ariko we ntuzakiteshe, uzakomeza ukihe. Bakobwa 5 barisobanukiwe binjirana n'umukwe bajya kwakira amasezerano. Amen. Aba bantu nabo uwitarante 5 yarisobanukiwe arazikoresha, zizana inyungu. Uwitarante 5 arazikoresha, uwimwe ntabwo yisobanukiwe. Aravangu narinzi ko kusarura utabibye, narinzi ko uri umuntu uraho ngaho gutya gusa, niyo mpamvu nayicukuriye ngayibika. Baramubwira ngo bakwaka ibyo ufite bakujugunya abantu barira bagahekenya amenyo kuko utigeze wisobanukirwa. Nyamara abandi barazicuruje, barazigenza, zizana inyungu. Uri murakorera iki Imana? Tanati Imana yaguhaye urayikoresha, Imana yaguhaye urayikoresha cyangwa uri urayicuruza. Niba uri gukora ibikwiriye witegure guhembwa. Umukwe arimo araza, Yesu arimo araza, Imana ije gutanga amasezerano, Imana ije guhembura abantu, ukaba uraje gukorana natwe, Imana ije kugushigikira. Niba warisobanukiwe, shaka ubusabane bwawe n'Imana, ongera usenge, ongera wiyirize, ongera ushaka amavuta, Imana izakwambutsa. Ayo mavuta wiyatakaza kuyamena biroroha, kuyashaka biragora cyane. Nabonye niba hari ikintu gikomeye no gushaka amavuta. Urabona nka hano hantu turi, twakoze urugendo rwinshi, twateze cyarwe ngo tuze hano hantu tuhasengere, nake namwe tubasengere. Niyo mpamvu ubona turi aha hantu, ntugire ngo aha hantu bapfa kuhagera gutyo gusa, hari ikiguzi twatanze. Rero ikintu cyose ukeneye uzatanga ikiguzi cyacyo. Niba ukeneye umugabo mwiza ukeneye ikiguzi, niba ukeneye akazi keza uzatanga ikiguzi, niba ukeneye business uzatanga ikiguzi. Ikiguzi cya mbere uzatanga ni ukuzihanganira ibigeragezo, ni ukuzihanganira abakwanga, ni ukuzareka gukorera shitani kurangwa Imana ikuzamure. Ikiguzi cya kabiri uzatanga ni uko icyo ushaka icyari cyo cyose bizagusaba ikiguzi cyacyo. Kuba turi imbere ya kamera hari ikiguzi twatanze, kuba turi hano hari ikiguzi twatanze, kuba turi kuri iyi ntebe ubona hari ikiguzi twatanze. Ese ashimwe cyane kuba twamfashe iyi mikoro, hari ikiguzi twatanze. Nawe kuba uri kutureba hari ikiguzi ugomba gutanga. Ugomba gushyiramo amamega, ugomba kuba ufite internet kugira ngo ufungure iyi video, kugira ngo umenye neza ko kwisobanukirwa bigarura agaciro k'umuntu. Abantu batigeze bisobanukirwa bagiye batakaza agaciro. Reka nzakwereka abantu batisobanukiwe batakaje agaciro. Reka ngubwire ngo wowe uko niba warisobanukiwe uzarya uko ugomba kurya, ukambara uko ugomba kwambara, uzaba uko ugomba kuba kuko Imana igufiteho umugambi. Amen. Yesu aguha umugisha. Nta kindi kintu nakubwira, Imana ikeneye ko wisobanukirwa. Urabona tugira abantu, tugira abayobozi batandukanye n'inzego zitandukanye, ariko buri rwego rwose rurisobanukirwa kandi Imana igakorana narwo. Reka twisobanukirwe nk'abakozi b'Imana, nk'abakristo twisobanukirwe. Twari gukangwa n'ibigeragezo, twari gukangwa n'inzozi mbi, twari gukangwa n'abatwanga n'abatuvuga. Nibishoboka ko nge wamvuga ngo nanjye nirigwe nkuvuga. Nge narisobanukiwe, ntabwo mfite umwanya wo kukuvuga, mfite umwanya wo kwamamaza Kristo Yesu. Nawe rero ni umuntu nakuvuga nukirigo nawe ujya kwisobanura ngo ugende kuvuga. No, isobanukirwe mu izina rya Yesu. Kandi umusore wasengeye umugumeho, umukobwa wasengeye umugumeho, kazi wasengeye ukagumeho, habeho naho byatinda Imana izabisohoza. Ni ijambo narimba afite ryo kwisobanukirwa. Twanga kugira ngo tuzane ibintu birebire bitananirwa kubireba. Niyo mpamvu tugira ngo ugafungura ukarangize, icyo uzabona kandi gakurikiraho urushaho gukora subscribe, kandi Imana izaguha umugisha. Ukore share, nurangiza usangize bene data, ukore kuri iyo nzogera, Imana iguha umugisha. Reka sengera abantu rero bamaze iminsi bumva umutima wawe ufite amahoro make, kugira ngo Imana ibuzuze amahoro. Kwisobanukirwa bizatuma umugabo wagaruka. Ningaho ari kugira ngo agusabye divorce, ugashaka ko mutandukana, wisobanukirwe. Umugore azakugarukira, isobanukirwe. Imana izongera ikuzamura muri ako kazi, muri iyo company, isobanukirwe. Imana izakuzamura. Ijambo ryarambwiye ngo siko bizaba kuba yitegereje, kesa bava mu masezerano nta mpamvu nibo bazamwara. Niyo urisobanukiwe se Imana yakwima iki?
isobanukirwa umenye uriwe, Imana ikorane nawe. Reka dusengane Imana. Nongere nguhira itangazo ko dufite amasengesho y'imisi 7 mu kwezi kwa 11. Ca kuri iyo nemero uduhamagare tubane nawe muri amasengesho mu izina rya Yesu. Reka dusenge kugira ngo Imana ikongere imbaraga zo kwisobanukirwa mu rugendo watangiye. Wicike intege komeza wisobanukirwe, Imana igufiteho umugambi. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hari uwahisemo kuba padiri, hari uwahisemo kuba pasteri, hari uwahisemo kuba umucuruzi, hari uwahisemo kuba umuyobozi. Buri wese yagize impano ye. Kwisobanukirwa, impano yawe niyanjye ntabwo ari zimwe. Wowe menye yawe uyikoresha uzayihemberwa. Niba ari yo gufasha ipfubyi, niba ari yo gufasha abapfakazi, niba ari yo gusura abarwayi, niba ari yo kubatekera, niba ari yo kujya kubuhagira, niba ari yo kujya kubasengera, wowe kora mission yawe. Sobanukirwa impano yawe. Niba ari yo kuvuga neza, niba ari yo kugira abantu ngo bahumure, wowe bikore. Imana izazana umugisha uhanye n'ibyo wakoze. Yesu ashimwe cyane. Kuko ijambo ryambwiye ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Icyo ngusabye ni kimwe gusa, ni ukwisobanukirwa. Imana iguha umugisha. Data wera, Mana mu izina rya Yesu Kristo, mpagaze mu mavuta y'ijambo ryawe, mpagaze mu mavuta nasutsweho, ndasengera uyu muntu maze kwisobanukirwa. Reka menye icyerekezo yasabye Imana. Ibyo yasengeye agumye kubihagararaho, agumye yizere ko ubukwe buzagenda neza, agumye yizere kuzamwambutsa ikigeragezo, agumye yizere ijambo wavuganye nawe. Bakobwa 5 b'abanyabwenge barisobanukiwe, binjirana n'umukwe kuko bamenye intambwe batera naho berekeza. Aba bantu bahawe itaranto, bamenye kuzikoresha babona umugisha. Ariko uyu umwe utarigeze ayikoresha yajugunywe mu muriro. Aba 5 nabo baheze hanze, babura umugisha. Ndasengera uyu muntu ukurikiranye Ikamba TV, umurinde kuba nka 5 bajugunywe hanze, umurinde kuba nk'uyu muntu umwe watswe ibyo yari afite, umuwe kuba abanyabwenge. Ahagarare mu banyabwenge mu izina rya Yesu Kristo. Itanati Imana yamuhaye ayikoreshe neza. Mwuka wera gufashe, ntutakaza amavuta, ntumena amavuta, kuko kwisobanukirwa bizatuma Imana igukoresha. Kwisobanukirwa bizatuma Imana ikorana nawe. Ntabwo Imana ikorana n'abantu batisobanukiwe, ntabwo Imana igena n'abantu batazi abo bagomba kubabo, ntabwo Imana ikoresha umuntu utazi umwanya afite mu bumana. Ndashenze ngo wisobanukirwe, Imana igukoreshe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho washatse muri urwo rugo, aho utuye muri yo kariti, aho ngaho ukorera, wisobanukirwa, Imana iguha umugisha. Imbaraga n'amavuta bikomeho, kandi umugisha w'Imana ube mu buzima bw'urugo rwawe. Sengeye abana bawe, sengeye urugo rwawe, sengeye umugabo wawe, sengeye abarwayi, pfubyi n'abapfakazi, sengeye abarusha n'abaremerewe, sengeye afite ibibazo. Nirukanye umwuka wa Covid, aho ukomeza kuzamuka turawumanura mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera ibihugu bifite ibibazo bya Covid. Reka Mana ubatabare, urengera u Rwanda rwacu n'abanyarwanda, kandi uringanye ibitaringaniye. Uduwe kwisobanukirwa no kumenya abo turi muri Kristo Yesu kugira ngo dukore umurimo wawe. Urakoze kunyemereye ko hayi umugisha abantu bisobanukiwe, n'abari bataza abo bari bo bagiye kumenya abo bari bo, maze ukabakoresha ibikomeye. Sabye amahoro n'umugisha, kandi kirenze ikisabye iherezo ryiza ku muntu wese udukurikiranye. Urakoze kumbwiye kuri kumwe natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.